Shalom shalom, reka dutangire tubasuhuza mwese mwahisemo gukurikira ibiganiro byacu binyura kuri iyi channel ya Evangeliste Le Monde TV, aho muri mwese Imana ibaha umugisha. Uyu munsi mu kiganiro cyacu impamba y'urugendo tugiye kuganira ijambo riri mu Migani ibice 4 umurongo wa 23. Imigani ibice 4 umurongo wa 23 haragira hati: rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomokaho. Amen. Ikibazo twakwibaza muri iki kiganiro ni iki gihishe mu mutima wawe? Ese wowe unyumva, ni iki gihishe mu mutima wawe? Wigeze gufata icyemezo kibi maze ukibaza uti kuki nakoze ibi, kuki nahisemo ibi? Ndetse ariho benshi bakunze kwibaza cyangwa se kuvuga bati ni ukuri iyo mbimenya. Mu isezerano rya kera umutima ntiwafatwaga nk'amarangamutima gusa, ahubwo wari isoko y'ibitekerezo, ibyifuzo n'ibyemezo by'umuntu. Umutima wahuzaga roho n'umwuka. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga iti rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa, kuko ari wo soko y'ubuzima, cyangwa se mu yindi mvugo ngo kuko ariho iby'ubugingo bikomokaho. Ibyo winjiza mu mutima wawe nibyo bigena ibyo uvuga. Ibintu winjiza mu mutima wawe nibyo bigena ibyo uvuga. Ibyo uvuga nabyo bikagena ibyo ukora. Ibyemezo ufata bigena icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Akenshi ibyemezo umuntu afata biturutse mu byo yabanje gutekereza, bya bindi yabanje gutekereza cyangwa yibwiye mu mutima akabisohora, akabivuga, noneho bya bindi yavuze bikagena icyerekezo cy'ubuzima bwe. None se ni gute twarinda imitima yacu? Twarashimwe, twaremwe n'Imana, kandi ikintu dusaba cyane niyo, kuko ariyo iduha ubugingo kandi ikadukomeza. Reka iri jambo ndisubiremo: twaremwe n'Imana, ubwayo niyo yaturemye, kandi turayikeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kubera ko kudakenera Imana uba uri kwitandukanya na sorusa y'aho wakomotse. Tugomba gusobanukirwa no kumenya neza ko ariyo iduha ubugingo kandi ariyo idukomeza. Dushobora kuyegera mu isengesho, mu gusoma ijambo ryayo, mu gutekereza ku migisha yayo, no mu gutega amatwi umwuka wera umunsi ku wundi. Inzira nziza yo kurinda umutima wawe ni iyihe? Ni ukuwuharira Imana. Iyo Imana ibaye isoko y'imbaraga zawe, ibyo ukora bitangira kugira icyerekezo no kugira ireme. Ntukagerageze gushyira Imana mu mwanya muto mu buzima bwawe, ahubwo ugomba kuba ariyo yubakiyeho ubuzima bwawe ukoresheje umubano ufitanye nayo. Ni ukuvuga ngo ugomba kugira ubusabane buhagije n'Imana, kubera ko ariyo yakuremye, ni nayo ikuzi. Bityo rero nakubwiye ngo niyo witandukanije nayo, uburi ni nkaho ari ishami riba riri kwihanyura ku giti nyirizina, ku
kubera ko Imana ariyo yaturemye. Muhe umwanya wo kukuvugisha. Uwiteka muhe umwanya wo kugusana, kukurestora mu gihe wagize ibibazo, mu gihe wayivuyeho, mu gihe wagize ibisitaza. Reka gukize ibikomere byo mu mutima wawe, maze ibyo bizakuremamo ibihe byiza, bibi byubaka cyane mu buzima bwawe, bwuzuye amahoro n'umunezero. Nakubwira rero wowe wari uteze amatwi unyumva, ngaho uyu munsi rinda umutima wawe, kubera ko ariyo soko y'ubuzima bwawe. Rinda umutima wawe utekereza ku Mana, rinda umutima wawe ushyiramo amagambo mazima, kuramo amagambo y'ubupfu. Rinda umutima wawe wirinda gutekereza ibidafite umumaro byatuma uri buze gusohora amagambo yo kuguca intege cyangwa se amagambo adakomeza abandi, kubera ko umuntu angana n'ibitekerezo. Wowe ubwawe ntabwo utandukanye n'ibiri mu mutima wawe. Ibiri mu mutima wawe nibyo bikugize nawe wowe. Niyo uvuze, hari igihe abantu bagira ngo ni wowe uvuze kandi uri kuvuga ibyo watekereje. Byaba bibi abantu bakagira ngo ni wowe kandi ari ibyo uri kwibwira mu mutima wawe, cyangwa se rimwe na rimwe ukaba bigizwe n'impamvu runaka, ariko ko abantu tutabashije guhabwa iyo ngabire yo kureba mu mitima, ugasanga tugiye kukurimiraho uburimiro. Rero mwene data, wowe unyumva, uyu munsi niwige kurinda umutima wawe kurenza ibindi byose, kuko arimo iby'ubugingo bikomokaho. Murakoze cyane. Yesu abahe umugisha. Iki kiganiro mwagiteguriwe kandi mwakigezwagaho na Evangelizero Monde ku bufatanye na Harerimana Felix. Shalom.